twabanje twabasuhuza abantu mukurikiye channel yacu yitwa Rushikivu Comedy. Tukaba tugiye muri cya kiganiro cyanyu mwakunze cyane nk'abakunzi bacu, aho tugenda dusura abantu batandukanye. None uyu munsi tugiye gusura abantu batujwe mu midugudu y'icyitegererezo imwe yubatswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tukaba tugiye kureba abaturage baho muri cya kiganiro babayeho bate. Turi kumwe hano n'umudamu mwiza cyane twahasanze ufite itoto. Madamu, tukaba twakubaza tuti ibyiyumviro byawe umeze ute? Mbere na mbere turagusuhuza. Kandi ndabikirije. Murakoze. Amazina yanjye Mukeshimana Alisa, abantu hano mu mudugudu w'icyitegererezo twubakiwe n'umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kose nyakubahwa umunyamakuru, mbere y'uko Perezida wa Repubulika atwubakira umudugudu wacu, twadutuye ipfungiro mu gishanga, nta mazi nagiraga, ariko ubu rwose mfite amazi. Ute? Mfite amazi. Amazi ubwoko ki bwo? Amazi urabona twavomaga ipfiriya igishanga. Amazi yo kwivoma. Ariko ubu ngubu dufite amazi mu nzu rwose, nta kibazo, mfite amazi. Ufite Perezida yaguhaye amazi mu nzu cyangwa wari usanzwe hafite? Ariko Perezida ni umubyeyi yaduhaye amazi. Perezida yabahaye amazi. Okay, ni byiza cyane. Urumva ko abaturage bafite intumbero nziza, bamaze kubona ejo hazaza habo. Bityo rero tukaba twavuze tuti reka tubasure, namwe murabyibonera. Ni abantu bameze neza, baje gukenyera kakamufataho. Mu minsi yashize mu by'ukuri we ubaye waramubonye wagira agahinda, ariko urabona ko bafite itoto. Bityo rero reka tugende tujye kureba ayo mazi yabo mu nzu. Hajya ngari mu nzu haza nta mazi mugira? Tuvoma mu nzu rwose, nta kibazo. Muvoma mu nzu? Reka tujye kuvoma mu nzu rero. Uwo yari Rushikivu, umuhungu wanyu mwakunze mu mazi y'abagore.